Yes, nkuko twahoze tubibabwira, aha twari turi n'ahandi umugabo yitabye Imana azize urupfu rutunguranye. Ngira ngo rero murabona ko imodoka imaze kugenda, imodoka ya Ribu bari bakiri gukurikirana uko ikibazo cyifashe cyangwa se icyo yazize. Reka tugende. Mama mukomere kandi mwihangane, mwagize ibyago. Ni wowe madamu ura papa witabye Imana? None se nyuma y'uko yitabye Imana yazize iki? Yarasanzwe arwaye? Kamera mwe mugiye hari nyuma sinabarangiza, sinabikubwiye Kwifuza ariko kuvugisha. Babivuganye wowe uramuvugisha nyuma barangije akazi, sinabikubwiye. Ndari Niba soza ariko ndamuvugisha. Nagufunga. Birari nyuma. Utagenda. Nkurikiranye uko nahageze n'abantu batari bahagera, ngenda hamya byo nuko uwo mugore rwose nuko namusanze, nuko muri iyi minsi bari bameranye. Umudamu we bari baraniyunze rwose, n'abaturanyi baturanye umuryango ku wundi. Ngewe nageze mbere nagerageje no kubaza abaturanyi. Umuturanyi umwe arambwira ati jewe anagera hano nge ntamubonye. Aha twari turi n'ahandi umugabo yitabye Imana azize urupfu rutunguranye. Ngira ngo rero murabona ko imodoka imaze kugenda. Uko yahagurutse agiye mu kazi naramutegereje, nimugoroba arataha, sinigeze mpura nawe ku manywa. Maze kumuherekeza amaze kuza mwakiriye mu rugo, nta kibazo cyabayeho, twaganiriye bisanzwe. Gahunda ni ukujya kuryama. Ikintu cyabayeho nuko umugabo yatatse umutwe rimwe gusa, nkabona ahise asa nk'uguye muri koma. Mu gusa nk'uguye muri koma byancanze njya gutabaza abantu bari bari hanze. Agusigiye abana bangahe? Ansigiye abana 2. Mumaze igihe kingana iki mubana? Tumaze imyaka 4 n'amezi nk'ata. Nk'ubu ngubu nta kazi nari mfite, naryaga ari uko atashye cyangwa se nanjye nabona ikiraka runaka nkaba nagikora. Ubwo nyine ni ukuvuga ngo aho yarari ngiye kuhaba, mbaho yarari mbe naho ngiye narindi n'ubusanzwe. Ubwo bivuze ngo bizaba bingoye. Wewe nk'umudamu wawe no uzajya kuba washingurira umugabo wawe? Umuryango ndi muragoye cyane. Ngiye nta kintu barantangariza. Urabona yuko uriya muryango wishyize hamwe niwe uri gukoresha buri kimwe cyose. Ngiye nahejwe, ndi ku ruhande. Umuryango we. Umuryango w'umugabo? Umuryango w'umugabo. Ngewe ndi ku ruhande, nta kintu na kimwe ngiye nari natangarizwa. Ngira ngo nkuko murimo kubibona ahangaha turi, hari amakuru dufite yuko umugabo wabanaga n'umugore nyuma yango baje gushwana. Mu gushwana baza kwiyunga. Mu kwiyunga ijoro ryashize nibwo bari bamaze kwiyungira mu kabari aho bari batembereye. Mu gitondo cy'uyu munsi nibwo umugabo batangaje ko yitabye Imana. Natwe nta makuru ahagije dufite twe twamenya, cyane yuko hari n'ubuyobozi baracyari gukurikirana, ariko twifuje kuba twagiye icyo tubaza bamwe mu baturage batuye hano ino Mutako TV. Reka tugerageze tubashe kumenya ngo ibintu byifashe bite, inaha bimeze bite. Okay. Ahangaha twe tumaze kubwibwa yuko hari umugabo wabanaga n'umugore ariko baza gushwana.
nyuma yo gushwana ngo baje kwiyunga ngo biyunze mu ijoro ryashize ngo ariko biyungiye mu kabari. Muri uko kwiyungira mu kabari rero niko gutaha mu gitondo batangaza yuko uwo mugabo yitabye Imana. Hari icyo waba ubiziho? Ibyo bavuga ngo biyungiye mu kabari cyangwa ngo barashwanye ngo barashwanye ntago ari ibyo, ni ibintu byari bimaze iminsi ariko abantu barashwana bageraho bakongera bagasubirana. Genda umuntu umwe w'inshuti yabo cyane kuko buri gihe icyo ari cyo cyose nibyo bibange nari nahari, ariko nyuma yaho ibintu baje kongera barasubirana kugeza n'ubu ngo icyo kibazo kiba nta kintu na kimwe cyo gushwana kigize kibaho ngaho. Njyewe ubwanjye nimugoroba twivuganiye tuvugana ndamuvugana n'umugabo cyane n'umugabo turanakorana. Bavuze ko ari umukanishi. Ni umukanishi turakorana. Yego. Njyewe turavugana kuko hari imodoka nari mfite igize ikibazo, njye namuhamagaye ndabwira nuracyari ku igaraje unzanire udukoresho ku imodoka izimye, ndagira ngo unzanire udukoresho. Atese uri he? Ndamubwira njye ndi hano kuri restoration church. No ndamubwira, arambwira ati se ko nari ngeze ku muhanda w'amabuye mu cyaha hafi nsubira inyuma njye kubiza. Ndamubwira nti wikuri gusubira inyuma kuko nta hantu iri ni muri parking muri restoration church, tukwanayikora mu gitondo nta kibazo. Ati arambwira ati ubwo nta kibazo turabonana mu gitondo. Ntago twigize kongera kuvugana, ahubwo nyuma yaho nibwo naje kumenya ko yatashye. Hari abahungu n'ubundi bari kumwe ariko dusanganywe nabo dukorana, arataha ageze hano nanjye nyuma naje gutungurwa bambwira ngo arapfuye. Rimwe we ariko njye ntabwo ntuyina. Wowe utuye mu cyaro? Ntuye hano mu Nkoto, ariko ejo twavuganye kuri telefone saa 8. Bisamaho. Bivuga ko nawe wahamagawe? Nanjye nahamagawe ku isaha y'isa 6 z'ijoro maze kumenya ko yitabye Imana. Amazina ye? Yitwa Ndacyayisenga Hassan. Hassan. Reka tugende. Mama mukomere kandi mwihangane, mwagize ibyago. Ni wowe madamu uriya papa witabye Imana? None se nyuma y'uko yitabye Imana yazize iki? Yarasanzwe arwaye? Kamera mwe mugihe hari nyuma sinabarangiza sinabikubwiye. Twifuzaga ariko kuvugisha. Babivuganye wowe uramuvugisha nyuma barangije akazi sinabikubwiye. Ndari. Niba soza ariko ndamuvugisha. Nagufunga. Birari inyuma. Utagenda. Ageze hano nanjye nyuma naje gutungurwa bambwira ngo arapfuye kuko garafu rero niwe wansanze mu rugo agira ngo noneho tunamujyane kwa muganga. Nibwo namubwiraga none se ni imodoka yagize ikibazo, ahubwo njye nawe twe tumaze kuvugana ko mu gitondo tujya kuyireba icyatumye izima tuyikore, none murambwira ko apfuye gute. Ubwo nanjye bihera ko nsanga koko nibyo, ndanahagera ndanamureba nuko byagenze. Hari amakuru ufite icyo yazize? Icyo yazize nta makuru mbifiteho, gusa n'ibyo bavuga by'umudamu we. Yes, nkuko twahoze tubibabwira, aha twari turi n'ahandi umugabo yitabye Imana azize urupfu rutunguranye. Ngira ngo rero murabona ko imodoka imaze kugenda, bari bakiri gukurikirana uko ikibazo cyifashe cyangwa se icyo yazize. Ntabwo biba byoroshye mu buzima bwa buri munsi turiho, ariko isaha n'isaha tuba tugomba gutaha. Hageze inzego nyinshi z'ubuyobozi. Iyi ni imodoka ya RBC, imodoka y'inzego z'ubuzima, nayo yahageze. Uyu ni Umutako TV, ngemwe muri kumwe ni MC Seti. Nkuko bisanzwe turacyari kumwe kandi tugiye gukomeza twegera imbere, turebe yuko turaza kuvugana n'abaturage, kuba twavugisha umudamu wiwe, ariko niyo nzira niho turimo kwegera kugira ngo
fashe nuko byari bimeze. Umugabo ejo yahagurutse agiye mu kazi ko gukanika. Njye ntago nkorana nawe, nta kazi ngira mba ndi mu rugo. Uko yahagurutse agiye mu kazi naramutegereje, nimugoroba arataha, sinigeze mpura nawe ku manywa. Maze kumuherekeza amaze kuza mwakiriye mu rugo, nta kibazo cyabayeho, twaganiriye bisanzwe. Gahunda ni ukujya kuryama. Ikintu cyabayeho nuko umugabo yatatse umutwe rimwe gusa, nkabona hise asa nk'uguye muri koma. Mu gusa nk'uguye muri koma byancanze njya gutabaza abantu bari bari hanze, byari biri mu masaa 5. Abantabaye baje basanga ibintu bikomeye. Hari harimo na umutekano hamagara umujyanama w'ubuzima niwe wahamagaye ambulance iraza. Imaze kuza barareba, bagerageza gukangura umutima we, birananirana, birangira asinziriye burundu. Wari dusobanura kuri ibyo ngibyo, yagiye tubwira nimba yaragiye wenda nta bundi burwayi wenda wari umusanzwe umuziho, wenda atatatse umutwe. Natubwire mu mibanire yawe nawe nk'umugabo wawe, umuntu ukunda abana, neje mbwa arimo gukina n'abana n'abahari, nta bundi burwayi yari afite, mwari mubanye mute muri rusange? Kwe n'abatubwira yuko mumaze igihe mufitanye wenda ibintu by'intonganya mu muryango, wenda kuri wowe n'ufite amakuru arambuye y'umwihariko dushobora no kumva, akaba ari we twumva ufite amakuru nyayo. Ni ukuvuga ngo amakimbirane mu rugo abantu babana ntabwo ashobora kubura, ariko mu makimbirane twagerageje kwiyunga mu buyobozi, baradufasha baratwunga. Nyuma y'uko batwunze nta zindi mpagarara zigeze zibaho, kandi ndibaza haciyemo iminsi batwunze mu kwa 11 kurimo gushira, urabona amatariki yarageze, nta kindi kibazo twari dufitanye. Bivuze ngo rero abo bavuga ngo wenda ngo twari dufitanye amakimbirane, ibintu nibibaho bikarangira, ibyo byari byararangiye, twarafashe ingamba nshya. Muri izo ngamba nshya rero Imana ishimye ko icyari cyo gihe ngo yitahire, nta kindi narenzaho. Aricyo nanakubajijeho wenda nimba nta bundi burwayi yari afite. Nta burwayi yari afite na bumwe, ntabwo. Agusigiye abana bangahe? Ansigiye abana 2. Mumaze igihe kingana iki mubana? Twari tumaze imyaka 4 n'amezi nka 5, 6. Yego. Kuri wowe ubu ngubu usigaye wenda upfakaye, abana wenda bigaga cyangwa ntabwo bigaga, ni izihe mbogamizi ugiye guhura nazo, dore ko umutware aba ari umutware w'urugo, yavuyeho kigendera cyangwa bikagenda ukundi kuntu, abana basigara ikibazo? Kuri wowe wenda nkatwe turi itangazamakuru, hari uwo ushobora kumva ko yakwegera cyangwa guhumuza no mu bindi, n'iki wumva kigiye kuba umutwaro kuri wowe, kuba umutwaro wawe yitaba Imana? Kigiye kuba umutwaro kuri njye, nk'ubu ngubu nta kazi nari mfite, naryaga ari uko atashye, cyangwa se nanjye nabona ikiraka runaka nkaba nagikora. Ubwo nyine ni ukuvuga ngo aho yarari ngiye kuhaba, mbaho yarari mbe naho nge narindi n'ubusanzwe. Ubwo bivuze ngo bizaba bingoye cyane, ariko bigomba gukorwa. Abana bari batarajya mu mashuri, ariko ngomba gukora uko nshoboye, abana bakabaho neza mu mbaraga mfite. Nta kibazo numva abana banjye bazagira. Muri aya makuru yimbitse uduhaye tubashe gusobanukirwa, komeza ukomere mu mutima, bibaho, twese niyo nzira. Gusa icyo nifuzaga nifuzaga yuko wenda nyuma y'iki kiganiro tugiranye yaduha nimero ya telefone, noneho tukazabasha kuba twagaruka
tukagirana ikiganiro we n'abana kuko ubuzima nk'ubu ngubu hari ushobora kuba yabona iyi nkuru akaba yagira icyo yakunganira umubyeyi cyangwa yamufasha abakifuza kumuba hafi abakifuza kumuha izindi nama nk'uko yaramaze kutubwira ati nta kazi nagiraga umuntu akaba yaba afite kenkayori runaka cyangwa afite ahantu runaka akaba yavuga ati ngwino ukore hano ariko ubashe kuhakura umugati w'abana cyangwa wahakura agasukari uratwemera ko nyuma y'iki kiganiro tujyanye uraza kuduha nimero ya telefone nyuma yaho tukazagaruka tukabasura niyo yarebye no mu kiganiro nta kibazo yego ndayibaha nta dukurikirwa n'abadukurikira ni benshi bagira neza bagiye batandukanye benshi bazi nomero hanyuma tuhita dusoza unatubwiye nimba mwakodeshaga cyangwa hano ariho mwaba nimero wenda mutaragera aho ngaho hano hari inzego za polisi yego ese zaba twabonye ko barimo barakora ibizamini bitandukanye baba batangaje ko yaba yazize iki muri make ngewe nta kintu barantangariza urabona yuko uriya muryango wishyize hamwe niwe uri gukoresha buri kimwe cyose ngewe nahejwe ndi ku ruhande umuryango we umuryango w'umugabo ngewe ndi ku ruhande nta kintu na kimwe ngewe nari natangarizwa na polisi nta kintu n'abapolisi nta kintu bagusobanuriyeho mu byo bakoraga nk'umugore we ikintu umukuru wari bambwiye ni uko nimara gufata agatege nzajya kuri ribu tukagira ibyo tuvugana nta kindi kintu bambwiye ubu ni hagati y'umuryango uwe uzamushyingura nibaramuka babaha umurambo cyangwa wowe nk'umudamu wawe niwe uzajya kuba washyingurira umugabo wawe umuryango ndimo uragoye cyane Imana iraguha Delphine turagushimiye kandi kumera imbere ni heza kandi witekara cyane yego murakoze ese uretse gatoya mwabaga mu bukode cyangwa icyo kintu ntabwo yigeze ukitubwiye mwabaga mwakodeshaga cyangwa mwari mwubatse iyi nzu twari tuyirimo ari icumbi aho yateganyaga kuba yanyubakira ni hariya hirya ubushobozi bwagiye bwanga ari inzu atabaruka nta kintu aya matafari niyo yarabumbiye kukubakira yego hano hafi yari afite ubutaka ahangaha hari igihangayi uraba ukibona niho yateganyaga kuba yashakiraho adushyira n'abana ariko atabarutse atarabigeraho nazo ni imbogamizi mfite kuko igihe cyo gusohoka muri iyi nzu cyari cyarageze twari turi mu minsi isa nk'aho ari inyongezo kuko yari yarasabye ko bamwongeza iminsi 30 muri iyo minsi 30 ndumva hari hashize 15 uyu wari wa 16 urumva iminsi isigaye ni mikeya n'ubundi ntaho mfiteho kuba ntacyo ubwo uduhaye nimero zawe turaza kureba muri iyi minsi nutora agatege nyuma y'iminsi 2 tuzagaruka tukurebe kandi komeza ukomere mu mutima bibaho twese nirwo rugendo Imana imuhiruko ridashira nkurikiranye uko nahageze n'abantu batari bahagera genda hamya byo nuko uwo mugore rwose nuko namusanze nuko muri iyi minsi bari bameranye ndumva yabarengana nuko babivuga ngo wenda ngo bingiyungiye mu kabari sinzi uwaba yabivuze kuko mu kabari ntabyo nzi kandi umuntu wo hafi ye n'inshuti ye cyane n'ibyo bibana mbere bagirana ikibazo nari nanahari umugabo se yarasanzwe arwaye wari umaze kuvuga ati twavuganye ko turi bure tukajya gukora imodoka biba ngombwa ko dupanga ko n'ejo twayikora umugabo yarasanzwe arwaye cyangwa ntabwo yararwaye umugabo twavuganiraga kuri telefone ariko mu by'ukuri numvaga tuvugana bisanzwe niba hari ikibazo wenda aje kugira kindi umuntu yagenda n'ubu ngubu ushobora kubona ukajya kubona ukuntu umuntu yituye hasi ntiwamenya bigaragara ko ari urupfu rusanzwe ibyo bavuga ko wenda umudamu we hari ikibyishi nyuma nta kindi kintu ngewe rwose ndumva ntabwo nashinja rwose ko wenda harimo ikibazo umudamu we bari baraniyunze rwose n'abaturanyi baturanye umuryango ku wundi ngewe nageze mbere nagerageje no kubaza abaturanyi umuturanyi umwe arambwira ati ngewe anagera hano njye ntamubonye yari arimo anaganira n'umudamu we tubumva njye nicaye hano imbere y'urugo banaganira ntibigize banatongana na gato nuko nguko ndanamaza nese kubyumva hari ikintu na kito byibuze wigize wumva ko bajya
bajyaga bo wenda bagirana impaka nk'uko abantu babana mu rugo ntabwo ibintu wenda hari igihe bitajya bibasawa igihe cyose ubundi ko mwabyumvaga hari ikintu byibuze mwigize mwumva. Nanjye ntuye mu Gasata ntabwo nari ntuye aha hafi. Ku Gitega. Okay. Mwakoranaga? Njyewe ni murumuna wanjye papa we na papa wanjye bava indimwe. Nawe utuye hano? Aya ntuye Nyamirambo. Nawe uri umwe mu bahamagawe nyuma y'uko wamenye ko yitabye. Ya saa 5:53 za nijoro nibwo bari banyohereje SMS bambwira ngo Hasani birarangiye. Kugeza isa ntabwo wakwicara ngo wemeze ikintu cyamwishe kubera yuko burya umuntu aba ari mugari nta n'ubereba ikintu kiri mu mutima w'umuntu, kandi burya umuntu wiriwe ari muzima agendana n'abandi avugana n'abagize gute akarinda ataha akagera mu rugo ari muzima, ntabwo wakwicara ngo wemeze ngo yishwe n'iki ngiki. Impamvu nyine inzego z'ubuzima hari uburyo ki zikora autopsy zikabasha kuba zatahura ikihishe nyuma y'urupfu rw'umuntu. Yes, nk'uko twahoze tubibabwira, aha twari turi n'ahandi umugabo yitabye Imana azize urupfu rutunguranye. Ngira ngo rero murabona ko imodoka imaze kugenda, imodoka ya RIB bari bakiri gukurikirana uko ikibazo cyifashe cyangwa se icyo yazize. Biba ngombwa yuko dusubika ko iyo modoka tuzayikora ejo. Nawe ubwo mwaherukanaga wabonaga atarwaye? Yewe ntabwo yararwaye, nanjye ubwanjye ejo twarakoranye antiza barete. Barete ni spana dukoresha mu kazi, turavugana ndahimuhana yaranayibika, rwose nta kibazo cy'uburwayi yari afite. Natwe rwose turabishaka kubera ko umuvandimwe wacu twamukundaga n'umunyamuryango wacu. Ngewe nanjye nari umuyobozi wiwe mu igaraje wacu. Twakoreraga muri garage service city rikorera hano kuri mize mu mujyi. Yego. Natwe twumva twifuza kugira ngo nukuri tumenye inkomoko y'urupfu rw'umuvandimwe wacu. Yego niho. Hano kwa Richard Kanti. Yego.